Hero basore banjye nongeye kubasuhuza. Ese mwaramutse mute cyamwiwe mute? Nanone ndagarutse mbabwire ku bindi bintu 10 wakwerekamo umukobwa ko umukunda byasaza. Ubushize naberetse ibice 10, nanone mbazaniye ibindi bice 10. Turakomeje rero, twagiye. Mbibutsa ko hari ibice 10 twahereyeho nabyo by'uko wakwerekamo umukobwa ko umukunda. Ubu tugiye kureba igice cya 11 twagiye. Igice cya 11 kiravuga uti akenshi jya ukunda kwifotora no kwifotozanya nawe kuko abakobwa burya bakunda amafoto cyane, cyangwa se umukorere disike iriho amafoto yanyu nawe, aho ushobora kuyaherekezanya n'uturirimbo tw'urukundo akunda cyangwa dufite icyo tubibutsa mwembi. Agace ka 12 karavuga ngo rimwe na rimwe ujye umuganira izindi gahunda zitari iz'urukundo. Mushobora nko gukorana imishinga ibyara inyungu, nko gukorana igikorwa cyo kujya gusura abarwayi kwa muganga nko ku cyumweru, cyangwa se nko kujya gutemberera ahantu nko mu giturage mwabayemo kera. Agace ka 13 karagira kati nakubwira ko agukunda ujye umusubirishamo inshuro nyinshi. Umwereke ko kuba yaraguhaye urukundo ari ikintu cy'agaciro gakomeye mu buzima bwawe. Agace ka 14 karavuga ngo niba muri kumwe inshuti ze cyangwa se inshuti zawe zikamwereka ko zimukunda cyangwa se zimwitayeho kurusha, jya ubihakana umuhobera cyane umwiyegereza. Umuhobera umubwira ko urukundo umukunda ntawabasha kurupima. Ibi bintu bituma yumva ko akunzwe cyane kandi bimurinda kumva ko hari undi muntu n'umwe yakurutisha mu buzima bwe. Ese aha ngaho tugeze nawe waba ufite umuntu wahariye umutima wawe? Ese niba umufite ubimwereka ute? Nsubiza, niba umufite ubimwereka ute? Twakomeje n'agace gakurikira. Agace ka 15 karavuga ngo niyo byanaba buri kanya yewe jya umuhobera cyane umwiyegereza ubundi umwongorere kumukunda. Nizere ko akantu mukumvise neza. Uti niyo byaba buri gihe jya umuhobera kandi umuhobere cyane umwiyegereza ubundi umwongorere mu kajwi gatuje ko umukunda. Agace ka 16 karavuga ngo jya umusoma we mu gihe atabyiteze. Niba utumvise neza ndasubiramo ngo jya umusoma we mu gihe atarabyiteze. Agace ka 12 karavuga ngo niba ugiye kumusura cyangwa ufitanye gahunda ugasanga arahuze nyine ntabwo yakubonye umubonye mbere, shaka ukuntu umuturuka inyuma umuhobere umuturutse mu mugongo maze urebe uko arabyakira. Ibyo nabyo biri mu bintu byereka umukobwa ko umukunda. Agace ka 18 twagiye.
jya umubwira ko ari mwiza ahebuje, gusa ariko uzirinde kumubwira ngo ni segisi. Abasore benshi bajya bakora aya makosa, gusa nakubwira ko umukobwa aba yifuza kumva ko ari mwiza imbere y'umukunzi we kurusha kumubwira ngo ni segisi. Agace ka 19 karavuga ngo jya umubwira uko umwiyumvamo utamubeshya. Hapana bya bindi byawe byo kuvuga ngo ndi kumva twakwibanira nawe ushaka kumukuraho igihumbi afite mu mufuka, cyangwa ukamubeshya ngo ndumva twazahora gutya, nawe ufite undi mukobwa ku ruhande cyangwa undi musore ku ruhande. Ibintu ujye ubimubwira utamubeshya. Tugarutse gato kwa gace ka 19, nashaka ko ujya umubwira, umubwiza ukuri uko wiyumva, kandi koko umwereke ko ibyo umubwiye ari kubibona. Apana kubeshya gupapira nyine ngo urebe ko wamwirira agaturo, wapi, ibyo ntago bigikora. Ikindi kandi jya umwereka koko nta buryarya, kuko ndatekereza ko iyo ufite umukobwa watasheri cyangwa kimwe ufite umusore umwita sweetheart, byanjye bikunda umubwiza ukuri kose. Iyo wabwiriwe urabimubwira, iyo wasitaye urabimubwira, iyo wagize ikibazo icyo ari cyo cyose urabimubwira. Niba ngibi rero ujye ubimubwira uri serious, apana kumubeshya. Nabyo biri mu bintu bituma kwizera, hanyuma akabona kumukunda. Yes, ubwo twakomeje rero gace ka 20 kavuga ngo nimuba muri kugendana cyangwa mu kimwe mugiye kugera mu rugo cyangwa se mugiye gusohoka mu nzu, ujye wihuta umutanga imbere umufungurire imiryango, hanyuma umuherekeze ku modoka niba ayifite. Mugeze ku modoka keya wamuha nta yindi usibye kuba wamufungurira imiryango y'imodoka. Ikindi kandi niba mugiye ku meza, ujye ubanza umuhereze isahani ye, nibinashoboka unamushyirireho ibiryo. Erega ibyo mbabwira bishimisha abakobwa, kandi nawe ndatekereza ko nta gihombo kirimo kugaragaza iyo mico myiza. Uba ugomba kwigaragaza uri gentleman. Murakoze, naho mu gice gikurikira. Niba tugeze ahangaha utari wakanda subscribe, like, share na comment, ndakwinginze bikore. Ukande subscribe, ufungure inzogera, ukanda akajambo all, nanone ugaruke ukande like, share ndetse unyandike na comment umbwire uko wabyumvise, kugira ngo tugendane agace kandi, kuko hari akandi ngiye gushyiraho nanone k'ibindi bintu 10 ushobora gukorera umukobwa ukamwereka ko umukunda.